wallahi wumve ngo ati nabona guri ndage byatari kabisa hapi buriya nuko ntari namenyereye nyine bizi ikigo cy'ikizamo hapo wallahi wumve ngo bamuri akantu kadanye no kutabizi ariko nta n'ikindi bona balasta abanye bose banjugunya mani kafa biriya no gufasha n'ibintu nagukuriye mani abijeko nabigize ibintu birenze cyane nabona nyine ese ubundi aho wigaga mani kuki wahavuye mani ukaza kuri iki kigo kimeze gutya mani ikigo cyacu kijya kimeze nk'iki cyane ariko barakabyaga abashagaho n'ibindi cyari kibi cyane shanari cyari kibi kabisa hapo wumve ngo bagakama ikibazo kabisa niyo mpamvu ugeze ku gisenge yo kubera nta kibazo ibi byajya mu bwaha ese wamalenge maze kubwiza kw'Imana asoma ndeka banza mubaze mwana nani ngena baze mwatusoza ariko baze muri kama karira kabiri none se sawapi nzambeka noneho mbe ngiye mwana mbaze tukubaze ariko tugira ikindi kiganiro tuvugana nawe wari umugurikira akazi cyangwa washakaga amata oya prof yakoze gakora agasabune nanjye kubibona tugebera mani muri kama bara niba muri abantu mutagiye kumenya mbwa namwe twebwe wumvishe tuza tugusanga tumoka mani aba nta busuku ese ni zimwe zifite imirizo cyangwa ni akandi kazi oya nagasobanura wenda wasanga ari izo yiyorora mani muri gukina n'amapeti yakoreye mani yagukoreye n'iki cyo kutabitubwira wiri ntabwo ubizi wiri ntabwo ubizi mani bikanze mubwire mani gusa uko wiri ureba cyagiye kwa Chelsea nabi mani wa munsi muri weekend mani wiri nari namubwiye ko ndwaye umutwe mani noneho ndajya ndamubwira wiri ko meze nabi wamahoro ukanzanira washaka kuzenda mu oya ntabwo ari ngufu mani ibinini arangije amarozi ibintu yakoze mani yese ajugunya aragenda uramupeta uzi ikintu yankoreye se umva mubwire mani arapeti akoze amaze kuvuga mani y'uri kubanza yarakujugunya noneho ikintu yankoreye mani arapeti yese aza anzanira ibinini n'amazi ndororo urumva wirinda uramupeti bahuriye ariko sema asema mvugisha uyibagije ko ari byo fan club ya Arsenal mu Kigoma nese bagiye gukikira none se ikintu gikurikiyeho naramubwiye ikintu gikurikiyeho naramubwiye ati wiri genda unzanire Fred basa beha asibagiye ko Fred man arambwira ngo cyane ko gato mabro muboko ndama none se ko yarasanze bibi none se ni gihe urimo mama ureke mbabwire tureke gukomeza ubundi turamalasta twese gukomeza ibintu munabyibagirwe mani wenda byarabaye arapetiye mu cyane kwa nareba ariko no kuvuza ibintu nta kibazo ariko ureke mbabwire ikizi kugira ngo turazi ko buri gihe tugiye kwinegura inegurira ku gacupa tugira no muregere byinshi kuri umujama urashaka kugera mu gisante urumva se icyo bakora rege kugiye mbabera mushya mani ntabwo mubizi reka mani nubwo yavuye mu cyane ko nashaka yo walayi bandi domeka kungako ufite nyine tubanze tugakubita n'iki kumanya nka modage cyumje bintu reka mfite akantu mfite nenge basi reka genda bandi banze ugakore nyine genda niburira se wa papa wanje kaba gakoze jemba kana rorinze gufasha mama ngaka mfasha cyakoze icyakumva nkubwiza ko yanana cyakoze uratubyaye umuhungu ayo banze ukore just nabiri gusa papa wanje yamaye wallahi mate n'agantu twatinda reka natekereza aje twatinze inshallah mama sikama swingereza mama kwa la cyakoze ukanda kari hejuru nagaheruka gakera wanjye bibiri seri no serious wumvise sikakaza nka domitsi wanjye wanasha twaciye bigiye kunywa reka nawe
Itambaza wallahi itambaza. Karere namwe. ahubwo aka gashati kabisa ivu waje Mu butamu. ishati subu waje Man, shire cyo kinyabagore man. none se kari akantu kajugunye karangiye mani Katutse. cyakoze mani ubundi bagasumbiye kari akantu ni hatari Upanze itambaza kabisa. ubu ngubu noneho ndinjira mu makarasi none ameze neza byatari reka ese man amakuru ya Zando wa ahubwo reka mubwize ukuri muvuze Zando ariko nagaruka burya Ibibazo, ufite ibibazo. ibibazo nakumva nagaruka zakwica birise ambazi Ufite ibibazo man. ikora na babies nane se mani baby gore ese man yaba baby aramubona mwigamo Kalisa niki bashaka muzabigeze wamutwariye umugore mani yamubonagamo Kalisa ariko meye yamubonagamo Kalisa none bishatse kuvuga ngo ibyo ngibyo nyine niwe uzabisobanura ntabwo ari twebwe ariko ngira nicyo bimbwiye tu Sawa nyine. nta se byambwira ikime mani reka mubwire ibyifi yikorera amavuta ibyo yifi yikorera mu mazi ntabwo ibyo yikorera mu mavuta Papa ajya kotse kamugezeho wallahi. walayi noneho Reka mubwire. ase naye singiza nikurira pata baraye riki cyakuzamura last man ariko natwe yari twibise papa Sawa nyine. ese igeze atubwira mani kagiye kunywa icyo mari Sawa. igeze bitubwira Urangije tubatiga papa. ariko mani tumubwire meye yanyweye icyuma nawe umutwara umugore Abo man, umwe uko turi muri danger man. ah za staff ariko nta nibirenze buriya reka nta birenze je mbifata nk'ibiraho tu Mbona muri iyi minsi nazi ukuntu umeze man. Iyo mwabiteye Tangiye gute? mwaraje mu nyiryo mwese mbona ntabwo mubyitayeho ko ugira kumvugisha nese ubu cyajye mwe Twari tugiye. Cyari twari dufite gahunda man. gahunda nabo kise ku buryo ngiye gusaba ko muri gahunda zayo Ayi ni gahunda nese man, rego menye kano wongeye man ibintu byarayibutse. Barakwirukanye. kunyirukana se bivuze ko mugomba kunyiryo Ako ntacyo bitwaye man. Nese ufenda anga man. Rega ni nyinshi tusigaranye. none se byagenze mborobi Nyine wewe waragiye sibyo? Umaze kugenda nyine tujya nyine uzi ko wagarutse yagiye gukora ikizana. Bati nyine byarangiye waragiye haraye uramunika itazanye. Fred uramuzi na akunda umuntu ufite amafaranga. Aje atangiye kubanga ibyo mu gasantre. Birangira nyine Fred nanjye njyanye ngo tubicu. Nta kundi man. Ako nta rundi rwango tu. ako ntabi Ntacyo bitwaye tu. ubundi tuzagera hanze duhinduke ntabwo tuzongera guhuza Muhinduke. Sawa. nawe ariko nawe uzagura Nanjye nzahinduka. bivuye ko uko bayona ku ishuri bivuye ko ariko uzaguma umeze mani Oya nzahinduka. uzaba umugabo mani kandi uzabwira gukora no ku ishuri uzabona Tuzabaga. Ako ntacyo. Nyine rero nukabije muri grave tu. ariko n'ubundi bari batipe na sinari kubwiye kuva mbere ntabwo ari abantu beza mani Sa nyine rero akomanye nayo ngiye nyine tumukora n'umuciyo bumva nyine shawe bigunze nta fo. kibazo mani Ari tugo turi kumwe nyine. sawa ntabe Sawa. Jody wala bikunyiza kandi man nabura kuza mani ngewe ngumva ndi gupapanya fasi Sasa ibindi ndabivuga mani kuri gucafuza zawe sigizo sina ukuza chafuza nayo ndebe ko ibindi bikora tuje tuje fast iwacu niko ibintu kabisa none se mani turataryari mani Umva wallahi ngiye wacu uzi ko nca mu bwato man. Ibyo wari ubizi. Ibintu buri muri so warangije man. njye nasoje tu Ariko wa mushinga wo kugurisha amatero utawurimo. Wallahi. Njye ntabwo nayigurisha. njye narahindutse mani Wallahi mu rugo njye narakuruta. Umva se twadusoshye twanjye. Kera vama. Jackson Yakoze ko nyine rakaritsiye. Nese ari amasogisi najyanye ntazanambara ikintu amasogisi yanjye. ako agire kamani Ikiso.
ibintu byose uba wagigiye mani ibintu nta kibazo ngaho amasogisi yanjye papa nta ibidahubwo ari hano muri bag ntacyo bitwara none se mani kirava mani tugende ngiye ndataha mu kanya mani mu rugo se kari hano hafi urabuzwa n'iki none se mbwira ahubwo tuzahuza gute tuzahuza gute ufite telefone se ngiye telefone yose ko ibiri mu rugo ubu ngubu nayizana mani ese uzi impamvu mbikubajije ngange ikibazo kimbaza nose urayifite ufite telefone uzwo iwacu hamagare mani ugenda urugendo rw'ibirometero bingahe mbaza ngo bingahe ntabyo nzi nyine bibwira sawa nyine telefone itunzwe na mudugudu gusa nawe uraza ubaza ngo telefone yakumva mubwire mani iki tugomba guhinduka mani gusa niba wanyu mukoresha iposita mani njye nzajya subize ibyo ngibyo bireke mani guhinduka icy'ingenzi urabona cyagiye ngiye banyirukana mani njye nagize ibibazo bikomeye cyane nkubwiye ko n'itabi nariritse ntabwo wabyumva waretse itabi njye naritse itabi mani rega n'ubundi wowe kuzashya ibihaha nyine gushya birashoboka ariko ntabwo byahiye none gusa njyewe ishangiye itabi se gusa nari bugushobokera uzabireka keretse ku mupaka niwahagarika iki amanota twagize amanota nzi ko tuzagira ntabwo yaduha akazi hanze njyewe nagize muri examen bizadusaba subizi ko nigeze nkopera ariko bizadusaba kwitunga mani kwitunga ujyana amahirwe mani yoboye Freddy ariko se kuki wumva ko ahita twicaho gutese mwana nyine ndababona mama mwanyibese mwicariye mwenyine nta kibazo nese mwana nese ntabwo ari akari nzambe mwana nzambe se nakwiriye kuza kumureba nzambe ngo tujye mu bushake mwana ntabwo naguterera nyine nari nje gucafuza nyine bane bajya baramagana Nizungu bimeze bite mwabagana? Bimeze neza. Nyine nagiye gucafuza bane bajya baramagana bari kumbwira ngo nabibese ngo iki n'iki ahubwo mwebwe mwaranyibese Konje bakita baciye bacika ko mbere mani twajyaga tujya no ku gasate tugasangira kandi ko bikigenda imbere ye bisambana cyo gwana buri nyako zanjye mani ase ubwo bimeze gute waretse Nese mumagaye kujya muhita mugenda nyine tu message atambutse message yatambutse none se mwe mumagaye kujya mu mbire Nse bimeze bite Nse bite kumbona mwaho muri iki oya ntacyo bwa basi mumbwire mwahinduwe n'iki ko mbona twari inshuti imbere ariko Ake kabazo gahise mwana ese mashaka dusoza umwaka turakana Vuga kabazo gahari tugakemura n'iki ibintu birangire neza ese impamvu wanyanze no kubera ukoze mwumve babwire mani n'ubundi uri mukuru buhoro uri mukuru mani ntabwo nabanga mani ubundi murabapeti hasi muri hasi yanjye mani gute se murabizi kandi nawe urabizi ntabwo nakwirwa bivuga ese twebwe twasirwaga abana bato urabizi nagukoreye byinshi nta kintu na kimwe ntagukoreye naragufashije urukundo haba mu kibi no mu cyiza kandi nawe urabizi peti yanjye ariko mureke mbabwire mani none se uri kumfasha mwe mwanyibeshya ngo muri kumfasha nta kibazo reka tukureke ubifata uko ubishaka ariko reka mubwire niba ari ijambo ririho ijambo bita iyo menya iryo jambo ujya uryumva iyo menya ntabwo rirambaho gusa najyaga nyumva ku bandi nyine se iryo uzaryumva ntabwo uragira ntabwo uragira muri iki gihe uzaryumva ikintu nshaka gutambutse ni iki ngiki baranyirukanye muranyanga muranterera ntanyikize aho ndi kubwira bariya Bandi bakwanze zima ariko njye mureke mbabwire iki kintu mana twabaye inshuti ku ishuri ariko ubundi uyu nguyu ukaba kwiyegereza we ntabwo twari turi kumwe ceceka nyine mubwire ceceka njye mbanza mvuge mana komeza mwitonde mbanza mbabwire mana njye nyine kwitahira ntabwo ngiye mfite umwanya muremure hano njye ngomba kubabwira ni iki turangije gitsina ku ishuri tubayeho nk'abana baba muri oferi ntabwo tubona n'ababyeyi twakoze icyo dushaka twanyweye itabi twanyweye inzoga twakoze ibiki iki ni cyo gihe kugira ngo twese dutandukane nzareka itabi ubyumve utabyumva ariko bizakugeraho
ibyo nibyo mwamumamagariye mumaze kuri haga murambwira ngo nta kibazo Ese ni zese ceceka njye mbanze nkubwire mani njye ngingera mu rugo mani njye baramanuye warabandaguye cyangwa kwesha ese no kunkubita ahubwo baramfunze bikarika ubifata uko byumva ariko njyewe sikaye mpamvu waje wabimbiye bya njyewe baramfunze mani kubera itabi ariko njye mureke mbabwire mani ubuzima tubamo hano ku ishuri nitugira hanze n'ubundi nibwo tuzakomeza tukamenya ariko nizere ko mwabaye inshuti mwabaye inshuti ntabwo bijya mwabaye inshuti byagenze gute indi nandi akose konzi ko mupfa ese ji bose baba bansirya abaye babe umva mubwire iki kintu mu cyumba ndi mugenzi wanyu mwana twasangiye byinshi dukora byinshi ariko iki nicyo gihe ngo duhindure tumaze kuba bakuru byonyine ni examen twakoze ntabwo itwemerera kuba twakora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo itwemerera kuba twakwitwara twagira imyitwarire nk'iyo dufite gusa njye mbasabye mani mwahinduka inzoga mukazireka itabi mukareka iyo amenya nanjye nkajya guhanagura inkweto zanjye ndeka itabi njyewe nta kibazo ese ji kandi uzabibona ubu nawe urariretse se nawe urariretse gusa njyewe keretse iyo gahunda ntabwo nyirimo mwebwe nimba mufite ibyanyu muri gupanga oya nabirenze ji wonge vuga wowe kamubwire ubuzima njye nshaka gutaha mani njye yararangije nawe njye naribi mpamvu ariretse n'ubwo wavanye sibyo nari mpamvu yo gutandukana n'abakobwa mara subize isi nta kibazo bebe mani. bitwara mu poma mara subize isi na last ubundi yapfa n'undi mani umubebe nta kibazo wanjye baby naba ahubwo mva bashonesha ga staff me hariya hari umustaff twawe umugabo twanyara ku isantre mani Pierre z'umuntu yambwiye mani ngo tumushakire ngo tumatire situ wanjye akamatera kanjye kandi turi bane wallahi nanze kujya gushaka ku bandi njye matera njye ntabwo nataga amatera yanjye wanjye kubera iki cyakoze wanjye reka mubwire igihe akamatera kanjye ntabwo baturize njye nzayicyura wallahi njye yambwiye ati buri kamatira 8 wallahi tukete tukarya matera y'ibihumbi 7 umva mureke tugende mani nese wiriwe ntabwo abikora se njye ndatashye mani jewe gusa umva mubwire Christian njye ibyo navugaga ni ibiki Nari noneho mani Ugendere mani, kikarage ukagurisha mani. 16 ntabwo kuko 16 twabirika wacu waradepye ngo urariretse sawa Remember that. I am C record. I talent. Nizera nkuko mwizera ayo n'amagambo bavuga wowe rebi